reka mbasabe murabibona ko nari umwana w'umukobwa twese twakuze tuzi ko nta mukobwa watwara moto ariko ubu ni umumotari yinjiza amafaranga nk'ay'abana b'abasore binjiza cyangwa y'abagabo binjiza reka rero twumve ijambo rye aduhe courage atubwire ukuntu ibintu byose bishoboka muri iki gihe. Nyiriwe neza, amazina nitwa Mbonimpa Rahabu, mu rugo ni mu mudugudu wa Gacundezi ya kabiri, akagari ka Gacundezi. Afite imyaka 23. Maze gushoza umwaka wa gatatu nabonye kwiga bitagishobotse, nyoboka umwuga w'ubudozi nawo nkukoramo gake, mbona si impano yanjye. Ndangije mbona sinzagoma nicaye nta kintu cyo gukora mfite, ndicara ndeba icyo nakora, ndavuga atari kuwakiga amategeko y'umuhanda nkashaka perime nabyo byashoboka. Narize mfata igitabo ndiga, njya Nyagatare provisoire ndayibona, ngiye ku kibuga numvaga nshaka kwiga imodoka, ariko ngiye ku kibuga nsanga ubushobozi mfite ntabwo nabasha kwiga imodoka. Ndavuga ariko wakiga moto nakora, niyo modoka nkeneye kuziga nkazayiga ariko ndi mu kazi. Nibwo natangiye kwiga mbona perime, ubu ndi mu kazi nubwo size moto nkoresha atari iyanjye, ariko mfite icyizere ko uyu mwaka tugiye gutangira uzarangira afite moto yanjye. Kuko ku muhanda naragiye, basaza banjye baranyakira baranyishimira, barambwira ati ahubwo tinyura n'abandi baze, nta gikanganye kirimo, ni ibintu byoroshye. Kuko ariko hari abantu baca intege bagifite ibitekerezo bitari byiza, kuko nageze ku muhanda umugabo w'umumotari umwe avamo ajya mu rugo, aravuga ati uriya mwana ibintu ahisemo si byiza, mwakamuha igishoro cy'ibihumbi 100 agacuruza inyanya. Ndahire ndababwira ati inyanya amafaranga nashoye kuri perime arenze icyo gishoro cy'ibihumbi 100 cy'inyanya, sinkeneye gucuruza inyanya. Kandi aka kazi nkora gatuma nta muntu nsuzugura, kumwe umwana w'umukobwa mubona bagashaka kumushukashukisha ukuntu, iyo agize umbwira ndavuga ati byungurira nanjye nabyigura kuko ndi mu kazi. Murakoze, umuntu wese wumva akeneye kuza muri uyu mwuga nta bigoye birimo yaza rwose, amafaranga arimo nta kibazo kirimo na kimwe.